Banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza mu byo murimo byose, mbifuriza kugira amahoro y'Imana kandi mbifuriza kugira umutekano n'ibyishimo mu mirimo yanyu no mu byo muhugiyemo byose. Amazina yanjye rero ngiye gukuri imbere ni Ndayishimiye Aristide. Mwifurije kugubwa neza kandi no kugira amahoro kuva ku Mana nkuko namwe mwifuriza abandi, nanjye niyo mbifurije. Nyemera nshimire wowe rero wamaze gukora subscribe kuri Mugene TV, kandi nawe utarakora subscribe ndakubwira nti kora subscribe kugira ngo uko bwije nuko bukeye tujye dushobora kuba twaganira. Uyu munsi none rero gitumye ngaruka imbere ya kamera, mfite byinshi byo kubabwira nkuko muri bugende mubikurikirana kuri Mugene TV. Ndabwira cyane mwebwe mwarakoze subscribe kuko muba bambere muri bamwe bambere babona ibyo ntangaje cyangwa se muri bimwe biri hanze birimo bivugwa uko nshobojwe. Reka ntekereze rero ko meze neza. Muri yanjye uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire ku gitangaza, niba ariko ndi bukite, cyangwa se ku gihari kiri kuvugwa hagati nyine hano muri Afurika. Ntabwo mvuga ko bitunguranye, nta nubwo mvuga ko hari abantu benshi biri butungure, ahubwo ndagira ngo koko turebe niba ari ukuri. Umutwe wa M23 watangaje ko wemeye guhagarika imirwano kuri wa kabiri nkuko byasabwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ariko uvuga ko nugabwaho ibitero uzirwanaho. M23 amakuru ahari nuko yamaze guhagarika cyangwa se yamaze gushyira hasi intwaro. Biri kuvugwa ko bamaze gutanga ibirwanisho, bamaze gushyira hasi bakarekera kurwana, muri make bagasubira inyuma bakavaho bari bakarekera ibyo kurwana, ngo bitewe n'ibyo Perezida w'Ubufaransa Macron yasabye. Ariko M23 mu terms and condition bashyizeho bavuze ko nubwo barekeye kurwana, ko nihagira ngo uwongera kubagabaho ibitero bazirwanaho. Hagati aho ngaho kandi ntuza umukuru wa kabiri n'ubundi umunyamabanga mukuru w'abibumbye Antonio Guterres yasabye umutwe wa M23 guhagarika imirwano. Umunyamabanga mukuru w'abibumbye, ibihugu by'abibumbye, Antonio yategetse cyangwa se yasabye M23 yuko ihagarika imirwano. Ibyo ni ibintu bingahe maze kubabwira bibiri. Babyutse batangaza ko bahagaritse kurwana, batazongera kurwana, ariko nibagabwaho ibitero bazirwanaho. Antonio yategetse ko ni ku munsi umwe ku itariki zimwe bagomba gushyira hasi intwaro, bakareka ibyo birimo byo kwica abaturage no kurenganya inzirakarengane, bangiza babyita human rights, uburenganzira bwa muntu ko nabyita, ibintu by'ihonyakoko. Si n'ibyo, hari amakuru atubwira ko cyangwa se ayabyutsa adutangariza ko Congo, ingabo za Congo FARDC zishinza cyangwa ziri gushinza M23 kurasa ku Barundi, ku ngabo z'u Burundi. Bishe umuntu umwe mu ibyo bitero, hakomereka abantu 6. Ingabo z'u Burundi zagezeyo Kosaguro, ngo ni ejo bundi hashize, baraye babarashemo umuntu baramwica, abandi 6 bari muri kondisiyo mbi cyane.
bari mu mibereho iteye ubwoba, ubu tuvugana barababaye. Reka tugende. Ikibazo wakwibaza nkawe, birashoboka ko M23 irekeraho kurwana kubera ko ngo baganiriye Rwanda, kubera ko ngo baganiriye Nairobi? Birashoboka. None se nibarekeraho, supporter bazafunamo iki? Bazabonamo iki? Bazunguka iki? Ababateraga inkunga, ndavuga Kagame, akagurupe ka RDF, ndavuga akagurupe ka Nuza, ko uyu muhungu wa Nuza ahangaha iwacu, bo bazungukira. Njyewe nkanjye ku ruhande rwanjye nifuza ko M23 itarekera kurwana, kubera ko tuzi neza ko bahawe itariki ntarengwa 30 zo kuba bavuye muri icyo gihugu, bavuye ku butaka bwa Kongo bakajya iyo babarizwa, akandi wabo kandi wabo. None wajya cyangwa se utekereza ute baramutse barimo bakora ka kantu k'umuntu ushaka gusimbuka cyane ubanza gusubira inyuma? Utekereza ute barimo batekereza gukora ka kantu bita ambushi, bakabwira FRDC nti turahunze tubivuyemo ntituzongera, bagaceceka, babandi bakirara bagahita bagubwaho n'igitero karundura? Navugaga ko Kongo n'abakongomani mube maso mpaka itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu nk'uko byavuzwe, ubundi mushyire ibintu mu buryo, ibintu bijye mu buryo, mubahambirize, mubirukankane, mubikoreze utwabo mpaka bageze muri Nyungwe, bageze muri Karisimbi na Muhabura, bageze iwabo. Kandi naho nabasabaga, muramenye abanyarwanda turababaye, abanyarwanda agahinda bafite kenshi. Turafusha ntidushyingure, ibirori birakwa ntidushyingire, turabyara ntitwita abana, kubw'akababaro n'agahinda twatewe n'ibyo binywa amaraso. Nasabaga rwose mwokabyara niba bishoboka, ntimwumve utwo dukino, mubareke itariki 30 nizo mwabahaye. Kandi umugabo ahindukira rimwe gusa mu buriri, niko Nkurunziza yavuze atari yava ku isi. Yavuze ko umugabo ahindukira ahantu mu buriri honyine, nta mugabo wo guhindukira ku ijambo, sibyo? Mukanya mbafitiye ikiganiro nka saa 8 kiryoshye, muzi ko aba muri benshi, ariko kiraza kurebwa n'ubundi n'uwakoze subscribe. Ubu utarakora subscribe nta kiri bubone. Urakoze rero, urakoze. Nakubwira ngo amazina yanjye ni Ndayishimiye Aristide, n'ibiruta ibyo byose kandi byinshi cyane, nuko mpamya ntashidikanya ko abenshi mwakoze subscribe. Ariko iyo ubaye utarakora subscribe ndabubwanikandaho, waba ufite n'igitekerezo ushaka kumpa cyangwa se ushaka kugeza ku banyarwanda, ukanyandikira ku murambo barana rwa Isefu, sinzi icyo nabaye, ukanyandikira kuri ya nimero yanjye y'akamenyetso ko guteranya 256 7 3 3 tukaganira, ukagira icyo utanga cyangwa se ukagira icyo ubwira abanyarwanda, isi yose iguteza amatwi. Urakoze rero. Kandi niyo nimero iri kuri WhatsApp, ushobora kunyandikira nkagushyira muri groupe yanjye. Nibutsa nanone abanyarwanda muri mu Rwanda, mbabwira ni ukwezi kwa 4 mu gihugu cy'u Rwanda n'ukwezi gufite amateka. Iyo babishoboka, mwebwe mwese muhari, mwebwe mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, mukaba maso, ubu kwezi ntikuzabasange mukicaye kugira ngo muzapfe cyangwa tubahombe namwe. Oya, turacyabakunda. Bigishoboka burya ngo aho kwivuza wakwirinda. Nabasabaga ngo mwirinde mbere yuko mwivuza. Ikirimo gitegurwa ku banyarwanda n'abatuye mu Rwanda, mwuka byara ntabwo kizababera cyiza.
Murakoze rero, na Aristide wanyu ndabakunda ni ukuri kw'Imana, kandi ndabihamya ko mbakunda. Reka ntekereze ko namwe munkunda, noneho mbifurize kugira umunsi mwiza. Ayo niyo makuru nari nshatse kubabwira, mbabwira ni M23 yahagurukiwe, izina nkababwira nti iyi ni imirabyo, inkuba ntiziraza, kubera ko bahawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu kuba bavuye ku butaka bwa Kongo. Biraza gucura iki rero? Ntuve kuri Mugene TV, ndakomeza nkubwira uko bwije n'uko bukeye, agashya. Urakoze, bye.